Shalom shalom bwoko bw'Imana, Yesu ashimwe cyane. Mwaramutse neza, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka abagire neza, abakomeze umwe wese aho aherereye mu izina rya Yesu Kristo. Nongeye kubaha ikaze mwese muri morning prayer, isengesho ryo mu gitondo. Turashima Imana ko ikomeje kuduha umwanya wo gusenga, umwanya wo kwegera Imana, umwanya wo kumva ijambo ry'Imana. Imana ibagire neza kuri mwebwe mukomeje gufata ibihe byo gusengana natwe. Ndizera ko Uwiteka ariko aratwigisha kandi aratuganiriza binyuze mu ijambo ryayo. Imana rero ibagirire neza. Turabasaba kugira ngo mukomeze gusangiza abandi isengesho kugira ngo nabo babashe guhabwa umugisha binyuze mu ijambo ry'Imana tuba twasangiye muri iki gitondo. Uwiteka abagirire neza. Icyumweru turi kwiga ijambo rivuga ngo kuki byari bikwiye ko Yesu Kristo aza mu isi. Haleluya. Jewe nasanze mu buzima bwanjye byari bikwiye ko Kristo aza akadupfira, akaducungura, kubera ko ubuzima bwacu bwari ubuzima bw'ibyaha, bwari ubuzima butarimo ubwiza, butarimo gukunda Imana, butarimo gukiranukira Imana. Ariko Kristo yaje kugira ngo yongere atumbereze ubuzima bwacu, abutumbereze mu mugambi w'Imana. Haleluya. Rero byari bikwiye ko Yesu Kristo aza muri isi kugira ngo aducungure. Ikindi cyazanye Kristo kwari kugira ngo atubabarire ibyaha byacu. Urabizi abantu bagenda n'ibyaha byinshi mu mitima yabo, mu buzima bwabo, ugasanga ibyo byaha kenshi bituma babasha kugendera kure y'Imana. Bamwe bakiyanga, bamwe bakumva bafite agahinda mu mutima, bamwe bakumva nta byishimo n'amahoro kubera ibyaha byinshi biri mu buzima bwabo. Ariko ndakwibutsa ko Kristo yaje kugira ngo akubabarire ibyaha. Iki gitondo cyangwa se uyu mwanya wo kuranyumva, birashoboka ko hari ibyaha byabasha ubuzima bwawe wageneyemo igihe kinini. N'uyu mwanya tuvugana bashobora kuri mu buzima bw'ibyaha, ariko ukibaza se ko nakoze ibyaha, ko nacumuye, Imana izambabarira? Nagira nkwibutse ngo Kristo ntabwo ahari kugira ngo gucira urubanza, ariko ahari kugira ngo akubabarire igihe cyose uje ukamusanga. Iyo usoma ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yohana igice cy'umunani umurongo wa 10, Bibiliya atubwira ngo Yesu yunamutse aramubaza ati, yewe mugore, bamwe bakureze bari hehe? Nta n'umwe aguciriye urubanza? Nawe ati, nta n'umwe mugenzi. Yesu aramubwira ati, nanjye singucira urubanza, niwigire, guhera ubu ntuzusubire gukora icyaha. Haleluya. Iyi nkuru turayizi, ni inkuru y'umugore bafashe arangije gukora icyaha cy'ubusambanyi. Baramuzana abafarisayo n'abayuda n'abandi bantu batandukanye, baramuzana ku birenge bya Yesu. Bari bazi ko Yesu agiye kumucira urubanza, kubera ko mu mategeko yabo bari bagendera ko umuntu bamufasha asambana bagombaga kumwicisha amabuye. Bari bazi ko Yesu rero nawe agomba kubahiriza ayo mategeko. Ariko Yesu yarabarebye abo bose bamuzanye kumurega, asanga nabo bafite ibyaha. Niyo mpamvu habuze n'umwe ukomeza kumushinya cyangwa se kumurega ibyaha uwo mugore yari yakoze. Cyo nkundira Kristo rero, iyo wageze ku birenge bye, iyo wageze imbere ugaca bugufi, abasha kukubabarira. Uyu mudamu yatashe ababariwe ibyaha. Haleluya. Nawe uri kuranyura muri kino gitondo, birashoboka ko wagenda mu kazi, wagenda mu mashuri yawe, wagenda muri business zawe, umutima wawe wababariwe kubw'ibyaha wakoze, kubw'ibyaha wagendeyemo. Imana yiteguye kuguha imbabazi, Imana yiteguye kukubabarira binyuze muri Kristo Yesu. Rero byari bikwiriye ko Yesu aza mu isi kugira ngo atubabarire ibyaha. Ndasenga muri kino gitondo kugira ngo Uwiteka imbabazi ze zongere zibe ku buzima bwacu. Wemerere Kristo akubabarire, wemerere Kristo akweze ibyaha, wemerere Kristo agukure muri uwo mwijima wa Satani. Ndasenga mu izina rya Yesu Kristo ngo Imana yongere kandi twubake, Imana yongere kandi tugenderere. Yesu amaze kubabarira umugore yaramubwiye ngo niwigendere, ngo ariko ntuzongere gukora icyaha. Iyo tumaze kwakira imbabazi z'Imana, iyo tumaze kugendererwa kumurikirwa n'umuco wa Kristo, Imana idusaba kutongera gusubira mu byaha. Reka muri kino gitondo we wakira imbabazi z'Imana, ntuongere gusubira mu cyaha, mu byaha. Ufate icyemezo, ufate umwanzuro wo kutongera kujya mu nzira zikuganisha mu byaha, inzira zigusubiza mu bya kera, inzira zigusubiza muri bya bindi wari warataye.
iyo Kristo akubabariye, iyo Kristo akwejeje, arakubwira ngo genda ntuzongere gukora icyaha. Birashoboka ko twabaho ubuzima bwo kwirinda icyaha no kugendera kure, kuko Imana yaduhaye ubwo bushobozi. Imana ibagire neza mwebwe mwese muriko muratwumva, wizere kandi wakire imbabazi z'Imana. Ingo kuri Kristo arakubabarira, arakweza, aragutunganya, ubuzima bwawe buse na Kristo. Imana ibagire neza. Mureke dusenge. Data, mu izina rya Yesu Kristo, turagushimiye kuko uri Imana igira neza. Turagushimiye ko watubabariye ibyaha, kandi n'iki gitondo amaraso yawe aracyafite imbaraga n'ubushobozi bwo kweza umuntu wese. Mu izina rya Yesu Kristo, twarakoze ibyaha byinshi, twarasambanye, twarishe, twanyweye ibiyobyabwenge, twagendeye kure yawe, ariko iki gitondo twakira imbabazi zawe, twakiriye ubuntu bwawe. Reka utwezeshe amaraso y'igiciro. Umuntu wese ariko aranyumva yarafite agahinda mu mutima k'ibyaha yakoze, yakira imbabazi zawe Mwami, yakire kwezwa no gukiranuka mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mwami, turagushimiye kutubabare kandi tugire neza. Icyubahiro kibi cyawe Mwami w'abami, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Uwiteka abagire neza, mugire umunsi mwiza. Imana ibarinde kandi ibane namwe. Mwari kumwe nanjye Hassan Ndikumana. Shalom shalom.